none se ni gute wahura n'umuntu uwo munsi ni ubwa mbere muragiye mwese muryamana ukumva nyine haba harimo ubugoti nari nzi ko wenda barakundana barateretana bamaranye igihe buri umwe azi undi nyine muri ubwo buryo tu. Reka twongere tubahe ikaze abakunzi b'uyu muyoboro wacu wa YouTube channel Muhoza Rwanda. Nk'ibisanzwe rero turabasuhuje cyane cyane abari impande zose z'igihugu, abari i Burayi, Amerika ndetse no ku yindi migabane itandukanye nka Aziya, abantu bari muri Australia ndetse n'ahandi hose bakunda kudukurikirana, cyane cyane n'abari za Dubai, dore yuko dukunda kubabona cyane cyane badukurikira. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, wenda yatwibwira kugira ngo namwe murusheho kumumenya batamuzi. So n'ubundi nyine amazina yanjye ni Muhoza, abantu mwese murangiye kuri Muhoza Rwanda. So ndikumva nyine nta gitangaje kirimo, kandi mbwira n'abataramenya nyine ko gahunda ni za zindi, ni subscribe na comment pe. Nukuri ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. So rero guys, nk'ibisanzwe ushobora kwibaza ukavuga ati uyu munsi twaba tubazaniye iki? Muhoza, nk'uyu munsi nkawe nk'umutumirwa, nta nubwo uri n'umutumirwa ahubwo ndi umusangwa. Uri umusangwa butaka. Ni nk'iki wenda waba ugiye kuba watugezaho kuri uyu munsi? Ikintu nabagezaho kuri uyu munsi cya mbere nabanza kuvuga ndishimye, meze neza, ntabwo ndwaye, kandi nari maze iminsi nakorera kuri channel yanjye, urumva nari nyikumbuye, nari nkumbuye abakunzi banjye. Rero ikintu nshaka kubagezaho nyine nuko twaganira, tukungurana ibitekerezo, tukabana hafi. Okay. Noneho Muhoza, hari inkuru nyamukuru ushaka ko tuganiraho, cyane cyane tuvuga ku myumvire y'urubyiruko kuri segisi, ukuri n'ibihuha nyine bibivugwamo, cyane cyane urabona muri iyi minsi ni iminsi hagenda haboneka ingaruka nyinshi cyane zishingiye kuri ibi ngibi tumaze kuvuga haruguru, cyane cyane yuko usanga abakobwa benshi muri iyi minsi batwara inda zitateganyijwe. Ikindi n'abahungu nabo hari ukuntu muri iyi minsi bitameze neza, dore yuko agutera inda agahita kwihakana, cyane cyane yuko muri iyi minsi kubona umuhungu washatse bisigaye ari ingorabahizi. Iyo aguteye inda rero igisubizo nyamukuru ni uguhita kwihakana. Wenda kuri uyu munsi ni nk'izihe nama watanga cyangwa ni uwuhe mucyo watanga ku bijyanye n'ibyo bibazo, cyane cyane abangavu, abakobwa bagenda bahura nabyo? Inama nabagira no kuba bakoresha ubwirinzi mu gihe kwirinda gutwara inda zitateganyijwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, mburugu n'imiterezi na sida n'izindi ndwara. Rero nuko bakoresha, hari ubwirinzi bwabugenewe wakoresha bwatuma utandura, kondomu ku bakobwa, kwirinda gutwita bakanywa ikinini, cyangwa se ikiruta ibindi byose bakirinda, bakifata, bakabyiba, bakareka ubusambanyi. Ariko buriya nyine turi abantu tugira umubiri, iyo umubiri wanze wumva nyine kwifata byakunaniye, ukaba wakoresha nyine uburyo bwo kwirinda inda zitateganyijwe n'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Icyo kintu nyine nabwira urubyiruko ruri kwishora mu bintu by'imibonano mpuzabitsina n'abayishoramo bakiri batoya. Nyine ni uko mbyumva tu. None Muhoza, Karame, muri iyi minsi hari ukuntu uhura n'umuhungu mugahura rimwe, wenda mugakora, ntimukoreshe uburyo nyine bw'ubwirinzi, mugakoreraho bimwe bajya bita ngo kumanuka kizimbabwe. Noneho wenda ikintu twashakaga gutanga umucyo, wenda hari ukuntu mubikora rimwe, noneho umukobwa agatwara inda, noneho umukobwa yabibwira umuhungu akaba yamuga ati njyewe ngo umuntu twari yamanye rimwe gusa, ntago naba naguteye inda, ubwo wayikuye ahandi. Wenda ibyo bintu nk'umukobwa wowe ubivugaho iki? Icyo mbivugaho nyine ibyo ni ukwibeshya cyane. Icyambere ni ukuba yaramusoreyemo, kandi ziriya ntanga bamurekuriyemo ntabwo ari amazi,
si amazi si ibitaka, ni umwana aba arekuye. Kandi uwo mwana iyo nagenda intangangore zigahura n'intangangabo birakora nyine icyitwa umwana. None se ni gute izo ntanga yajyaga kuzimumenamo abona ko nta kintu kizavamo? Iyo nyine wumva rero nawe nyine wenda sinzi ukuntu nabivuga, biriya nyine biriya ni ukwibeshya, ni ubugoryi cyane, kubera ko ntabwo baba bakoresheje ubwirinzi. None se ni gute niba umukobwa yari ari mu gihe cyo gutwita, numanukira aho ngo kizimbabwe nk'uko ubivuze, n'ubundi azatwita pe. ese muho Karame. ubona impamvu nyamukuru ituma aba bakobwa batwara inda ubona biterwa no kuba bafite ubumenyi buke? Nyine umukobwa fesite nyine icya mbere iyo agiye gusura umuhungu hari igihe aba azi ko biraba, sibyo? Noneho uretse noneho akajyayo arabizi yuko iyo uryamanye n'umuntu n'ubwa mbere mugiye guhura, ashobora kuba arwaye sida, ashobora kuba arwaye izindi ndwara, ashobora no kugutera inda. None kubera iki umukobwa agenda bagakoreraho ibyo byose azi ko bizaba, sibyo? Noneho umukobwa akabyemera, kandi nyuma nyine ingaruka zikagaruka kuri wa mukobwa, kandi na mbere y'uko ajyayo n'ubundi yari abizi. Ni igiki gitera abakobwa kuba bakishora muri ibyo bibazo bimeze gutyo? Kuko cya mbere kibitera abamukunda kandi amwizera, nyine yizera ko nta kibi yamukorera. Noneho wewe agenda muri ubwo buryo bwa ati uyu ni bebe wanjye ndamukunda kandi ndabizi ko atanyifuriza ikibi. aho ntago twumvikana Nyine ko nkubwire, none se umuntu udakunda nyine ni gute? Cya mbere ni icyizere mwana aba yamugiriye. Icyizere gituma ku buryo se wenda tubare uguze imodoka, sibyo? Ushyizemo litiro imwe ya isasi, sibyo? Ukavuga ati ngiye Cyangugu. Iyo modoka yawe urayizeye ko ari nzima, wayigirira icyizere yuko iyo litiro imwe irayigerera Cyangugu? Imodoka n'abantu biratandukanye. Arega ibintu byose ni ingaruka, sibyo? Ajya kubikora azi yuko hari ingaruka biramugiraho, sibyo? Kandi wenda ahubwo ngiye ikintu mbona muri iyi minsi, mbona abakobwa wagira baba bameze nk'aho bataye ubwenge iyo bagiye gusura abahungu. Kuko ntabwo wanyumvisha ukuntu umuntu aba azi yuko ingaruka zose ari we zirazaho, yarangiza nyuma n'ubundi zikamuza, kandi yagiye mbere yari afite uburyo bwo kuzirinda. None se ubuhe buryo bwo kubwirinda? Biterwa n'uwo bakunda n'uburyo ameze. Ari igihe aba amukunda umukobwa akamubwira ati rero bebe wanjye urabona gutya na gutya, reka dukorera gutya na gutya, ntabwo nkunda kondomu. N'umukobwa kubera uburyo aba amukundamo nyine akaba nyine akabyemera. So rero kuba yabyemeye nyine ukumva avuga ati wenda nidusoza uranywa ikinini gituma udatwita, kandi abamwizeye neza ko 100% nta sida arwaye n'izindi ndwara ku buryo yamwanduza. None se ubwo ushingira kuki uvuga ngo wizeye umuntu ngo ko nta sida arwaye ari n'ubwa mbere muhuye? Wumva nyine aho ngaho umukobwa bari mu makosa nicyo nashakaga. None se ni gute wahura n'umuntu uwo munsi ni ubwa mbere muragiye mwese muryamana, ukumva nyine haba harimo ubugoryi? Nari nzi ko wenda barakundana barateretana bamaranye igihe buri umwe azi undi nyine muri ubwo buryo tu. None se ubwo ngubwo impamvu nyamukuru ituma wenda badakoresha uburyo bw'ubwirinzi, ese baba batinye kubaza? Wenda ndavuga ku ruhande rw'abakobwa. Ese ni ukutagira amakuru? Ese ni ukudasobanukirwa imikoreshereze n'imikorere y'ibyo barimo? Ese ni amatsiko? Biterwa n'uwo muntu uburyo angana, imyaka afite.